umuntu arashaka kuririmba ariko ntaririmba. Yego. Uyu muntu arashaka gusenga ariko ntasenga. Uyu muntu arashaka kurambagiza ariko ntibikunze. Yego. Uyu muntu arashaka gucuruza ariko ntibikunze. Yego. Ibintu bye biri aradedemanga ntibisobanutse. Kandi urabona ni nk'akantu gato, ni nk'akanetu akagato. Yego. Kabura gusa. Kabura. Ngo avuge. Yego. Ariko akagira n'izindi ngorane zo kuba ari igipfamatwe. Nituvuga ibipfamatwe dushobora kuzana amagambo Yesu yagiye avuga ngo bafite amatwi ariko ntibumva. Yego. Mbabona namatwi. Shari n'abafite mani nangana n'ibigongoboro niko twajyaga tuvuga tweganaga n'abana bibitseho amatwi. Wari wabona nabo twitaga abamatwi. Amatwi. Wari wabona ari ku muntu ufite amatwi. Akumva n'ibyo uvuga ariko ntiyumva. Ariko akakantura. Donc ari kukumva ibyo uvuga ariko ntiyumva. Hari nabo Yesu yegeze avuga ngo musore impumyi zifite amaso. Musore n'ibipfamatwi bifite amatwi. Aha harimo tena. Uyu muntu afite amatwi ntabwo agerageza ntabwo yumva. Kuki atumva kandi afite amatwi? Ako karakanyuzemo. Ariko tugiye kuvuga wari ufite ubumuga bw'amatwi burundu butumvaga. Uyu we ntiyumvaga byari bizwi ko atumva. Y'abantu bavuga bati disi ukuntu ari mwiza none yabuze n'umubwira ngo je t'aime. Ari hagati y'aba bantu bavuga batari ko uko bahora baririmba ko barepeta ko bahora mu masengesho y'ibiri y'itatu ko bahora mu butayu no mu buvumo. Ese Imana basenga ntiyumva? Abo n'abantu uri hagati yabo umeze nka karungu mu mahwa. Niho Yesu umunsi umwe yavuze ijambo rivuga ngo mukunzi wanjye ameze nka karungu mu mahwa. Akarungu mu mahwa nigeze kugasobanura ariko nukenera ko nzongera kugasobanura ubivuge muri commentaire nzasobanure akarungu mu mahwa aho Yesu byaturutse. Uyu muntu Yesu agiye gukura mu bantu ameze nk'uri hagati nk'ururimi habura gake ngo bamukanja kanje. Uyu muntu Yesu agiye gukura mu bantu amaze iminsi agenda mu ngendo akaza agatahira aho ngaho. Maze ngo Yesu ahageze Imana ishimwe cyane ngo Yesu ahageze ngo bamuzanira icyo gipfamatwi kandi kidedemanga baramwinginga ngo agishyireho ikiganza. Habayeho ikintu cyitwa kumwinginga. Habayeho ikintu cyitwa kumwinginga. Turaguhenda enze turakwingize mu kire kiganza. Babarira gake nawe ugende gake. Hari ubwo igipfamatwi aricyo kinginze Yesu. No. Ukeneye n'abantu. No, dukeneye abantu. Iki gipfamatwi cyari kibabaye ariko ntikigeze kitabariza. Dukeneye abantu, cyari mu bantu. Oye sereka amashimire mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ko tubana kuri Evangeliste Mama Lionel. Ndabakunda cyane kandi n'umubyeyi wacu ndabizi uko abakunda cyane. Imana y'amahoro ibaha umugisha ibishimire bahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu baha mu kinezererwemo muri ibyo kurya byo mu gihugu kandi n'ukuri mubona umugisha uva ku Uwiteka Imana data wa twese wo mu ijuru kuko hari n'abavuga ngo Imana yanjye guha umugisha twamaze kubimenya niyo twarabimenye izo mana zabo twambukije abisiraheli akore ku uyu munsi kire mikoro hano ubundi yayishyira aha ngaha iyo turi kuri interview tugiye gufata cyo bajya bita press conference ibyo tuba tumeze tukakubaza tuti nyakubahwa tumaze kumenya yuko abantu bari gukira kubyumva muti Uje nyibukije uriya musaza wanjye Paul ati tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita bene igihugu baducanira umuriro ariko tumaze gukira ibikomere by'Merita tumenya makuru yaho tugeze. Umeze mute? Tumeze neza biragaragara. Yesu nashimwe cyane. Ahimbaza. Suje abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda amajyepfo iburasirazuba uburengerazuba n'amajyaruguru n'umujyi wa Kigali n'abandi diaspora. Nejo nabonye mu nama y'umushikirano na musaza avuga ati ni mu ntara ya Gatanda ariko se bokabyara mu papayi wacu nawe narabikunze cyane mbona ari kwakira abantu bagiye batandukanye ariko aravuga ikintu gikomeye cyane naje gutekerezaho kuvuga nk'umunyamakuru kavuge nk'umukirisitu yavuga nk'umunyamakuru byuvanga ubya kwako nduvanga mu mwanya ukaba umunyamwuka ukabura hanore inyuma ya kamera yego reka nkomeze mbivuge noneho nk'umunyamakuru yego nuko arabaza ejo yabaje ikintu gikomeye cyane yibanda ku kintu kijyanye n'ururimi rwacu
ururimi rwacu duhuriyeho hagati iyo muvuga gutya muvuga icyo si ikinyarwanda ariko noneho agira cyane arabaza ati ariko si ubundi ko mbona mubyibushye abana bakaba bari mu mutuku n'umuhondo ubundi bite byanyu mwembe abayobozi mukore neza natwe turabwira abana b'Imana ko mubona tubona musa nk'aba mubyibushye ariko abana banyu akaba ari ibirara aho hantu tuhaca akarongo ko tubona mubyibushye mu mwuka musengirwa musengera abantu ariko abana banyu mukaba mutazi tukabona kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ngo nuko rero uwo muntu cyangwa se umwepiskopi aba ari uzi kuyobora abo mu rugo rwe neza icyo kintu ahubwo ukongeraho n'akantu bita neza reka nsuhuze abantu badukurikirana inyuma ya kamera Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bishimire suhuje abantu bari mu gihugu cya Uganda Kenya abantu bari muri USA abantu bari muri Canada abantu badahwema gushira comment buri ku kiganiro cyose dusohoye hari Mana yanjye we muri minsi noneho ndi kubikunda cyane Mama Lionel rero ndi gukunda abantu urasoza utageze Nairobi na itonde gake hari umuntu wundi ngomba kuvuga iyo muvuze keretse ari we urengeje undi muntu ariko iyo muvuze bwo birangiye burya umushitsi mukuru tumwakira nyuma nihangane kandi namwe muharanire kuba bakuru ndiyo yewe Steven Nzahimana ngo nafashijwe yewe we Imana iduha kumenya ingenza z'abanyabwenge uzi ko Steven twaririmbanye muri korara batoranijwe Mukove yakomantinze Imana umugisha umukozi w'Imana isumba byose ntabwo ari umukozi w'Imana isumba dukeye byose byose umugisha haza n'undi muntu bajya bita Clementina Mutuyimana avuze ati Imana iguha umugisha wenda wagukirira ndawakiriye nawe ndamwakiriye kandi Mari Mbasabiri yego cyakora abanyamitwe baje keruti mwigisha bamwe baje bijijisha ngo mwigisha twari twakubuze baje kera Yesu aba yababonye ni imigati bishakira n'udufi ni impamvu ndi kubasoma bano nuko ari bashya babonye ubushya n'abandi kare haje ubundi twe twizera ko abaje mu gitondo n'abaje nimugoroba bahabwa yego ariko witondeye ungu wa nyuma yanamuvuzaho ibindi bintu yego bajye bihangana rero ntabwo tubanga aba bashya tubatereye intebe bicara Crazy Redemptor naramukunze cyane Redemptor Imana y'amahoro iguha umugisha yaravuze ngo Mama Lionel rwose urimo neza pe noneho iyo utangiye kuvuga ngo ibibazo tujye tubyereka n'ukuntu uhugura rwose Imana iguhere Rede mutarakoze cyane kutashaba forotine ako kantu ni handi nyine wavuze ku bintu kuri iyi video twavugagamo tuvuga ibintu bijyanye n'ukuntu abantu baje kuri Yesu ubwo se abantu bafite ishaka ryo kwihinduriraho abantu yego aho kugira ngo babahindurire kuri Yesu baza baragwingiye zangwingire nawe atako kantu yego reka dusuze rero umuntu uri muri Kenya bita Imana iguha umugisha nuko abandi muzi Elizabeth yego Harise ntiwamenye tuvuze ariko bariyize ariyize ku kiganiro Imana ijye imuha umugisha ndamusabira umugisha Imana y'umwijuru Imana iguha umugisha nsuje abantu bose cyangwa se nshimiye abantu bagukurikirana nyuma ya kamera bazi uburyo ki agatambaro k'umukara katakwiye imva bakanciye yanciyeho udutambaro tw'umukara isuka n'agatebe umuntu ugukuraho ibara ry'umukara asate ndashaka rero undi muntu ugiye gukorera umugisha muri iyi minsi umaze reka nkubwire akantu kambabaza mbwira no nuko wambara amasaha 3
umuntu yarakambwe ariko mama Marioneri afite amasaha 3 ndabivuza arayafite nanze kugusubiza wa muntu we wabimbajije urebe ukuntu bigenza byibuza agira amasaha byibuze buri munsi buri mwenda n'isaha yawe ufite imyenda nka 40 ujuza mu kiganiro umutuku bashaka buri mabara yose bashakira isaha ariko se mana agira umuntu ukorera icyo kiza. Yes, turabashimiye cyane n'Imana y'amahoro muvugisha yari Emmanuel Tuyishimire tubana hano kuri kamera ndetse akaba ari we wakira umubyeyi wacu turakwakiye mu izina rya Yesu. Murakoze cyane ndabyishimiye cyane nanjye ndakwakiriye. Amen. Niyumvishemo ikaze bisesuye. Ego kabisa gubwe neza kandi umwuka w'Imana akomeze gukorera muri wowe kandi by'umwihariko nanjye reka nakire aba bantu mbashimira courage bari kumpa muri iminsi bari kumpa courage cyane batesuvuye baragomba batesuvuye ko ahindutse mushya ye ndi mu mwuka yo ndi mu mwuka ibintu birahinduka nyuma yanjye numva ijwi Imana ibahumugisha cyane kandi uyu munsi mugubwe neza kuko twabateguriye ibintu biryoshye cyane. Murakoze cyane. Uwiteka nyiribihe turagushimiye ko unyuranye ibihe ahari umwijima hakaba umucyo hari amarira hakaba ibyishimo unyuranye ibihe muri wowe ubitse ibihe bigira ibihe ubikura uhindurira abantu ibihe barimo abari mu bihe by'indwara babona ubuzima bari mu bihe by'ubukene babona ubukire bari mu bihe by'ubushomeri babona akazi ihinduranye ibihe bimenyekane. Urakoze turagushimiye ko ugiye kubana natwe muri iki kiganiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Uyu munsi wa none watuzaniye iki mama Marioneri? Yewe ndumva ndi gufashwa n'amakuru ya Bibiliya. Makuru ya Bibiliya nta yandi makuru njyangira ndi gufashwa n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko. Ungiriye neza wansomera kuko muri iyi minsi mfite crise y'amaso kababwira igice n'umurongo. Mwatubwira igice n'umurongo. Mariko igice igice cya 30 ntikibaho ryazangaruka z'amaso igice cya 7 yego Mariko igice cya 7 turahera ku murongo wa 31 uradusomera kuko muri no minsi urabizi ko mfite ikibazo cy'umwihariko cy'amaso. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Mariko 7 umurongo wa 31 kugera kuri 33 haranditswe ngo Yesu akiza igipfamatwi kandi kidedemanga ava mu gihugu cy'Itiro anyura Sidoni agera ku nyanja y'Igereraya anyura hagati y'Idekapoli. Bamuzanira igipfamatwi kandi kidedemanga baramwinginga ngo agishyireho ikiganza. Olala 33 agikura mu bantu arakihererana agishyira intoki mu matwi acira amacandwe agikora ku rurimi. Ayiwa data we ndafashije agikora ku rurimi. Yego kuri agikora ku rurimi harimo akantu ara umva reka nkubwire abantu badukurikiye tera agatebe hafi aho ngaho tera agatebe uhamagare n'umuntu mubwira uti noneho ageze ku bintu byitwa igipfamatwi kinadedemanga. Urumva umuntu afite ubumuga bubiri. Yego iyo umuntu yararwaritse tujye tuvugisha ukuri. Iyo umuntu yararwaritse icyambere gupfa kuba ari igipfamatwi kuba adedemanga iyo kumdemanga nuko bahabura gato ngo uvuge harabura gato ngo uvuge. Urumva ko ari ukuba ufite ubumuga butavuga. Kera aho bavugaga ikirage ariko twarabikosohoye. Hari ukuba udafite kuvuga ufite ubumuga bwo kutavuga hari no kubuvuga. Ibintu byaje hagati no hagati biba bibi. Niyo mpamvu nahise avuze ngo itoro ry'Iradokiya we ntukonje ntubizengeye kukuruka ngiye kukuruka ntukijijwe ntuguye ndakuruka urakaza uyaza. Ibi niyo byaje hagati no hagati biba bibi. Uribuke impumyi yakozeho ibona ngo ibiti bigenda donc si impumyi ntinabona biri hagati no hagati. Ibintu byo hagati no hagati birajena. Yesu gorogera mukoramo ati noneho ndabonye ati siko no ati noneho ati ibiti ntibigenda nari mvangiwe nta maguru bigira ubundi biti byagendaga mbaye donc ibintu biri hagati no hagati biba bijagaraje.
donc uyu muntu yaradedemangaga yataka kuvuga uyu muntu arashaka kuvuga ariko ntavuga, uyu muntu arashaka kuririmba ariko ntaririmba, uyu muntu arashaka gusenga ariko ntasenga, uyu muntu arashaka kurambagiza ariko ntibikunze, uyu muntu arashaka gucuruza ariko ntibikunze, ibintu bye biri aradedemanga ntibisobanutse. Kandi urabona ni nk'akantu gato, ni nk'akanetuwaka gato kabura gusa ngo avuge, ariko akagira n'izindi ngorane zo kuba ari igipfamatwi. Nituvuga ibipfamatwi dushobora kuzana amagambo Yesu yagiye avuga ngo bafite amatwi ariko ntibumva. Mbabona n'amatwi. Shari n'abafite manini angana n'ibigongoboro niko twajyaga tuvuga, twiganaga n'abana bibitseho amatwi. Wari wabona nabo twitaga abamatwene. Amatwi. Wari wabona ari ku muntu ufite amatwi. Akumva n'ibyo uvuga ariko ntiyumva. Ariko akakantura. Donc ari kukumva ibyo uvuga ariko ntiyumva. Hari n'abo Yesu yegeze avuga ngo musore impumyi zifite amaso. Musore n'ibipfamatwi bifite amatwi. Aha harimo tena. Uyu muntu afite amatwi ntabwo agerageza, ntabwo yumva. Kuki atumva kandi afite amatwi? Ako karakanyuzemo. Ariko tugiye kuvuga wari ufite ubumuga bw'amatwi burundu butumvaga. Uyu we ntiyumvaga, byari bizwi ko atumva. Byari bizwi ko no kuvuga byanze adedemanga. Cyakoze amahirwe yari afite, yarabonaga, yararebaga. Byibuze hari ukuntu utabura n'amahirwe, byibuze ukavuga uti ntacyo nubwo nshonje ndi mu nzu yanjye sinkodesha, ntacyo nubwo nkodesha mfite ibiryo mbona nawe kwishyura. Hari umuntu ntacyo uko biri no urabona uyu muntu nubwo yarapfuye amatwi nubwo yadedemangaga uko biri yararebaga. Kandi kureba kwe nawe byamugiriye umumaro. Ngo Yesu rero ngo ahagere ngo yiyumvamo. Nkunda uyu mwami Yesu ko mu minsi yashize twabivuzeho ko iyo Yesu agiye gutabara bimuvuna yiyumvamo. We yiyumvamo. We biramuvuna. Iramuvuna. Umva ukutabyara kwawe. Biramuvuna. Kutajya kwawe. Biramuvuna. Niwe bivuna. Kutagira inzu. Niwe bivuna. Kutagira iterambere. Niwe bivuna rwose. Kutagirira iterambere. Niwe uvunika. Niwe bigora. Niwe bivuna kubitekereza, gutekereza umunyamibabaro uri mu isi, gutekereza umuntu uri gusuzugurwa, niwe uvunika. Gutegura uko azatabara umuntu. Yego. Uyu muntu ngiye kumutabara. Aturanye n'abantu bavuze ko ntari Imana ntashoboye. Aturanye n'abantu bamuroga ibi bintu afite. Aririmbana n'abantu yinjira mu murimo bati yewe uko yayivugaga nimba ari kwa mutabaraga. Uyu muntu Yesu gutegura kumutabara nukuvuga ngo agiye guhagurukana ingabo nini n'intoya kugira ngo banza cecekeshe nabari abantu. Kuko hari igihe ajya gutabara akabanza no agakora akantu kameze nk'akiryo. Murakoze cyane. Uyu muntu tubonye hano noneho Mama Marion. Tekereza ko byamuvunye amukura mu bantu. Yego. Mukivuge cy'abantu mbabarira itonda ahantu turahagera. Winyicakara, winsindisha ntarangwa. Reka mbanze ngwe winsindisha ntarangwa. Ize tugera ahantu yamukuye mu bantu, tubwira abantu buryo Yesu agiye kubakura mu bantu. Abasubiza bakuye mu bantu kuko arabazi. Kuko jewe ndashaka kubanza kwitsitsuza kuri aba bantu Yesu agukura amagiye kugusubiza. Maniji abantu agiye kugukuramo kugira ngo agusubize. Harimo bene wanyu bavuze ko utazi kamera naye muyenzi. Yego. Kandi umuyenzi wangiza amaso uragatsindwa. Umuyenzi ni mubi. Iyo ni timu igira abantu benshi. Yego. Ya bene wanyu batakwemera. Yego. Hakaba timu yabo mwiganye uri umuhanga batsindwa. Bo bakaba bafite akazu kabura umushomeri. Iyi ni timu urimo. Shaka kukubwira abantu agiye kugukuramo kugira ngo agusubize. Yanga kudukopeza. Yes we. Yigaga we. Naranamurambagije aranyanga. None aheze wabo. Ndashaka kubwira abantu Yesu agiye kugukuramo utagira ngo Yesu arakina. Nta mikino afite muri no minsi. Uyu muntu Yesu agiye gukura mu bantu ari hagati yaho
y'abantu akorana nabo bashoye menshi bakaba barungutse bajya kurangura mu Bushinwa, wowe ukaba warashoye utararenza aho birirwa baguha devize ngo ucuruze, ukaba ucuruza ari akadevize baguhaye. Uyu muntu Yesu agiye gukura abantu ni umuntu washatse ntiyabyara, kandi muganga wamupima agasanga wujuje ibyangombwa byo kubyara. Ari hagati y'abo bantu bavuga batese ko ari umuganga, ko ashatse umuganga kuki ahura n'ibi bibazo. Ndashaka kugera ku ijambo rivuga ngo Yesu amukura mu bantu. Imana ishimwe cyane. Uyu muntu ari hagati y'abantu bavuga bati disi ukuntu ari mwiza none yabuze n'umubwira ngo je t'aime. Ari hagati y'aba bantu bavuga batari ko uko bahora baririmba, ko barepeta, ko bahora mu masengesho y'ibiri y'itatu, ko bahora mu butayu no mu buvumo. Ese Imana basenga ntiyumva? Abo ni abantu uri hagati yabo umeze nka karungu mu mahwa. Niho Yesu umunsi umwe yavuze ijambo rivuga ngo umukunzi wanjye ameze nka karungu mu mahwa. Akarungu mu mahwa nigeze kugasobanura, ariko nukenera ko nzongera kugasobanura ubivuge muri komanteri nzasobanure akarungu mu mahwa aho Yesu byaturutse. Uyu muntu Yesu agiye gukura mu bantu ameze nk'uri hagati nk'ururimi habura gake ngo bamukanjakanje. Uyu muntu Yesu agiye gukura mu bantu amaze iminsi agenda mu ngendo akaza agatahira aho ngaho, maze ngo Yesu ahageze, Imana ishimwe cyane, ngo Yesu ahageze ngo bamuzanira icyo gipfamatwi kandi kidedemanga, baramwinginga ngo agishyireho ikiganza. Habayeho ikintu cyitwa kumwinginga. Habayeho ikintu cyitwa kumwinginga. Turaguhenda henze turakwinginze mu kire kiganza. Babarira gake nawe ugende gake. Hari ubwo igipfamatwi aricyo kinginze Yesu. No. Ukeneye n'abantu. No, dukeneye abantu. Iki gipfamatwi cyari kibabaye ariko ntikigeze kitabariza. Dukeneye abantu, cyari mu bantu. Mu bantu harimo abantu. Urumva mu bantu muri itime kurwanya, ariko harimo n'abantu bakurwanirira. Kuko Yesu nawe yagize amahirwe mu bantu bamwicaga bamugendagaho, harimo wabonetse umutwaza umusaraba witwa Simoni. Mu bantu harimo umuntu haboneka Simoni umutwaza umusaraba agenda agwana nawe ati bakwica ariko utavunitse. Abanyetiyopiya Imana ibaha umugisha, na Simoni Imana imuha umugisha. Komereza aho ruhuka, natwe turahari Simoni, genda uruhukira mu mahoro, turahari tuzakomereza aho utari. Hari abantu bazadutwaza umusaraba, nanjye mfite abajya bantwaza umusaraba, ajya kumva umuntu arambwira ati reka nkwereza akamenerevare byibuze ko umwana umwe. Abo ni abadutwaza umusaraba. Hari nabo njya mbona bati twohereje agafuka k'umuceri, wabantwaje umusaraba, kandi turabikunda cyane. Nawe ukeneye umuntu ugutwaza umusaraba, ngo haboneka abantu. Ukeneye abantu nshuti yanjye, ukeneye abantu, nta muntu udakenera abantu. Nanjye ndabakeneye, nkeneye amaboko yanyu, nkeneye baroni na uri ngo bamfate amaboko ndebe ko nakora umurimo w'Imana nta mbebya, kandi nzawukora kuko muri kumpana kuraje muri no minsi. Ndi kubona bambwira bati komereza uri kuvuga amagambo dushaka. Ngo barangije ngo baramwinginga ngo agishyireho ikiganza. Abantu bamwingingaga bari baza amakuru y'ikiganza cye. Hari abantu baza amakuru y'ikiganza cya Yesu naho atavuga, urumva, naho atareba. Wewe ubundi za n'ikiganza wowe ni ikiganza. Icyo makuru y'ikiganza turayazi, tuzi iki kiganza ibyo cyakoze. Ikiganza cya Yesu turakizi uburyo cyankozeho, ndashaka kinkoraho ndabyara. Iki kiganza cyamvuye umwaka, iki kiganza kingiceje ku isi yose murankurikirana. Iki ni ikiganza, iki kiganza nanjye ndamwinginze mu izina rya Data wa twese, ndamwinginze azana ikiganza gukoreho. Wowe nkurikira amasa ndamwinginze Jesus azana ikiganza agukoreho ahantu hose ari ikibazo. Nimba ari kunda koreho, nimba ari mu kumutwa koreho, nimba ari mu maraso koreho. Haleluya. Ngo baramwinginga bati tubabarire turaguhenda henze kuko twebwe tuguhenda henze tukuzi ubushobozi si ubwa mbere ukiza. Waravuzwa kuva kera utaraza uravugwa, waje amakuru yawe tuyafite, urapfa urazuka ukora umurimo, tukuzi hakurya tukuzi ukora. Twebwe nta kintu dukeneye kindi, ni ikiganza. Nawe utavuga ikiganza. Maze ngo arangije ngo agikura mu bantu arakihererana. Dore ahantu nshaka kuvuga sasa. Agikura mu bantu ubwo ni igipfamatwi, agikura muri ba bantu navuze, agikura
agikuramo agikura mu barozi agikura mu besikoro agikura muri bamwe bateye muri no minsi ndi kuvuga bakazana amatiku ngo ndi kubarasaho ayo makuru se wayamenye bampagurukiye bamwe bafite amatitira ngo ndi kubarasaho kandi ntawe nigeze mvuga izina nivugira ijambo ry'Imana none batangiye kwivamo nk'inopfu ngo ndi kubarasaho ngo ningabanye ngo ndi gusenya abapasiteri ngo ntari pasiteri hari umupasiteri nigeze mvuga ko ndi kwivugira abantu ko ndi gusoma Bibiliya agikura muri abo besikoro bavuga bati vuga ngo vuga ngo ra vuga ngo he zana amaturo reka tuguhanagure mu biganza tugukoreho inyatsi uzana ibi ngibi Yesu arangije ati ko mwamu yamwatse se mwaramukijije ko mwamusize amavuta mu biganza yageze akira mukanya mutanatanga bakoresha system dukoresheje mukanya mutaza kubyitirira dore hari ibyo nakoze nibyo muri kurisha muri yo mogi hari ibintu nakoze muri kubirisha nibinakore mwabihinduye iturufu none reka mbereka agikura mu bantu arakihererana akora ibintu donc ibyo yakoze nawe ubizi Imana ibintu igiye kugukorera nawe ubizi kuko ugiye kuguyererana ndashaka ko Imana ikwihererana ndakuta bosa yakere bosa ndashaka ko Imana ikwihererana ukujyana ahantu kwaje ikakwihererana uyu mwami Yesu agutsimbana kwihererane ntibamenye uko abikoze batanabyigana bari kubyigana se nyine bari kubihindura ibishinwa babihinduye ibishinwa barabipirase bati Yesu niko yabikoraga ati asigaga amavuta abarwayi bakabipirata nta mwuka wera ubayoboye barabipirase bari kujya mu butayu ngo bajyanye abakire kubasengera kandi Yesu yiyumvagamo wakajyanwa n'umwuka mu butayu niko bivuga ngo wajyanwa n'umwuka mu butayu barangije babipirata bari kujyanwa n'inote ariko noneho baramvunira intambe ngo kanyagwana ariko si ibintu mba mvuga ubundi ibintu yego Imana yacigaye ayo wohereje yayagaye wohereza ikindi yego ngo turekuye ngo umuriro ngo turarekuye ngo faya akohereza n'isengesho yasenze kera akohereza n'ifoto yifotoje kera mu butatu bakakanya turare ibyo Yesu arangije aravuga ati mwarabipirase reka mbakure mu bantu mbihererane nkora ibintu mutazapirata Imana ihabwe icyubahiro Yesu nahabwe icyubahiro n'umugabo w'intwari ngo agikura mu bantu arakihererana ngo arangije ngo agishyira intoki mu matwi acira amacandwa agikora ku rurimi hari abantu bakozwe hamwe badukurikiye bakozwe mu matwi ariko ntibakorwa ku rurimi hari n'abakozwe ku rurimi ntibakorwa ku matwi niyo mpamvu bitari kuza ariko nonaha arakwihereranye data wa twese uri mu ijuru Yesu wapfuye akazuka umugabo w'intwari uvuga bikabategeka bigakomera utambuka tukabimenya ateye intambwe imwe gusa bikamenyekana yatera rivanse gusa agakora n'iby'inyuma atiriwe akebuka yakwikoza iburyo agakora ibintu birenze uko utekereza yazibumoso agakemura ibyananiranye arangije ngo agikora mu kanwa agikora ku matwi nagukora hose bushize yaraje akora mariage ariko urubyaro rurabuze ubushize yaraje azana urubyaro ariko minerval irabuze ndashaka ko akakanya cyumvira ijambo Yesu ukuboko kwe gukore hose ngo agikora mu matwi agikora ku rurimi cyaradedemangaga ndafashijwe cyare bosaye acira amacandwe agikora ku rurimi ngo ibyo abikoze hari geste yakoze ntasiga niyo wangira ute arangije gukora ibyo arararama muri uku kurarama si ubwa mbere Yesu yarararamiye n'igihe azura Yayiro ageze kumva ya Yayiro ya Lazaro
ageze kwa Lazaro bashiki bavuze ngo igihe twakubwiriye ngo baranuka ngo amaze kane ibintu nk'ibyo ngo waritindije ngo ukunda umujyi ngo mu cyaro warahiye nayamye twakubwiye kuza mu cyaro n'imbutinye icyondo ibintu by'amagambo nk'ibyo arangije ahagera amaze iminsi ine kuko ashakaga no kuzura maze iminsi ine abanditsi n'abafarisayo n'abasaduka bari bamaze iminsi baramumenyereye bazi ko ashoboye ibintu byo kuzura umuntu wapfuye uwo munsi ngo ageze kumva ya Lazaro ngo arangije arababwira ati mukureho igitare bamaze gukuraho igitare arababwira ati mumuhambure baramuhambura ngo arangije ngo araramye ikintu yaravuze ngo bikorere ku bw'aba bantu bangose baramenya ko ari wowe Mana ishobora byose aho yarararamye shere bosankotaya arangije tutaye bosaye keye arangije dekere bosaye dekeye ngo arararama areba mu ijuru humura ikigejeje iwawe Yesu Kristo ikimugejeje kuri icyo kibazo harakora imbaraga nyinshi harakora n'iz'ijuru burya hari igihe akoresha imbaraga ze zonyine bigakoreka ariko yarahageze akoresha n'iz'ijuru ngo arararama areba mu ijuru Imana ihabwa icyubahiro ngo ni imbaraga z'ubutatu burya hari igihe akoresha ize zonyine ndabivumbuye muri iri jambo agakoresha imbaraga ze yego harakora iz'ubutatu haje gukora iz'ubutatu ku kibazo cyawe haje gukora iz'ubutatu aje kukwihererana hakora iz'ubutatu aje kugukura mu bantu mwiganye aje kugukura mu bantu muririmbana aje kugukura mu bantu murepetana aje kugukura mu bantu sherebo saide kirebo aje kugukura mu bantu narangiza ntabwo ari bukoresha imbaraga ze gusa arakoresha iz'ubutatu ngo arararama areba mu ijuru ngo arangije asuhuza umutima Yesu biramuvuna yaje kugutabara ati efata risobanurwa ngo zibuka amatwi ye ahita zibuka n'intananya y'ururimi rwe irahambuka avuga neza ndashaka gusoreza ku ijambo rivuga ngo zibuka ngo amaze kuvuga ngo zibuka ngo amatwi yarazibuka ururimi rwe ruragobotoka ngo arangije ngo atangira kuvuga neza zibuka ibintu byawe byari byarazibye zibuka haleluya debodikerebo bizinesi yawe yari yarazibye zibuka amatwi yawe yari yarazibye y'umwuka utacyumva icyo umwuka avuga zibuka ibintu byari wari umeze nk'umuntu unywera ku muheha wazibye zibuka noneho Uwiteka Nyiringabo aravuze ngo zibuka Mana ishimwe icyo akoze agukuye mu bantu nicyo cyari ngombwa kugutabara agukuye mu bantu agukuye muri karitsiye agukuye muri iyo timu agukuye mu batemera agukuye mu bavuga ngo Imana yacu iri he agukuye mu bavuga ngo naho amarembo y'ijuru akinguka ngo ntibyashoboka agukuye mu bantu bavuga ngo ntibyakunda agukuye mu bantu bavuga ngo n'ubundi wijuru umuswa agukuye mu bantu bavuga ngo n'ubundi ubu bwoko washatsemo nta kibuvaho agukuye mu bantu aleluya agukuye mu bantu arangije arakwihererana nagira ngo uyu mwami Yesu akwihererane ubundi hari ibintu atajya avugira mu bantu arabizi ko bakurangiza impamvu yo kukwihererana arabizi ko hari ibintu atavugira imbere y'aba bantu bakwica arabizi hari amasezerano aduha atwihereranya tujyanye kure hari n'ayaduha yadushyize mu bantu hari n'amasezerano aduha yadutsimbye ahantu kwaje akavuga ati ibingibi mbivugiye mu ruhame bararamwisha bitarasohora bushize navuze ibya Yosefu ko nzamugira umuyobozi bituma benda kumwica ariko ubutaha nzamwihererana nzamubwira amakuru mukuye mu bantu niyo mpamvu agukuye mu bantu ibinatise amina impamvu kwihereranye akaba agukuye mu bantu ibintu agiye gukora bizajegeza isi amina impamvu kwihereranye agukuye mu bantu ibintu agiye gukora birakaze Mana ishimwe cyane arangije
tegeka ngo zibuka. Nshoje nzibura ibintu byawe byari byarazibye, nshoje nzibura ibintu byawe byari byarangiritse, ibintu byari byarasubiye hirya nibizuke mu izina rya Yesu. Ndumva nshaka gusengera ubu bwoko budukurikiye kandi budukurikirana. Ndumva nshaka kohereza imbaraga z'ubutatu, kohereza umwami Yesu naza kwihererane, agukure mu bantu, agutabare nta muntu byivanzemo, bajye babona ibintu aguhaye batazi aho yabikubwiriye, bajye babona ibintu bigaragara batazi aho wabiherewe. Mwami Yesu, kurica n'abantu nibahasubirizwe, ihererana y'abantu abihererane, kurica no ubihererane. Ukeneye ubutabazi umwihererane hano kwa Jinara Yesu, ahure n'icyo yabuze, ahure n'icyo yategereje, ahure n'icyo bavuze ngo niyo yagira gute ntiyakibona, nahure n'igisubizo abantu bavuze ngo naho byagenda gutya acyumva. Ubu butumwa mwihererane, rarama bigutere gusuhuza umutima. Kiganza cyawe ndabahamagarije iki kiganza, iki kiganza nigikore muri iriya business, iki kiganza nikijye muri uriya rugo, iki kiganza nigisora abantu mu bukode, iki kiganza nikimura imisozi kiyubikana uburakari, iki kiganza nigihindura ibintu bihinduke, iki kiganza gikora ibikomeye bitarondoreka. Ndagushimiye Mana kubana natwe, ukabana n'uyu muntu, kabana n'ubu bwoko. Rinda bacu n'ibyabo, imbaraga zawe zibagote. Uku kwezi wiyerekane, bimenyekane ko ari wowe Mana yihereranya aba bantu. Urakoze ko ubutatu bwawe bugiye gukora ibintu bikomeye kuri ubu buzima bw'uyu muntu. Mbisenze shima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amina, amen.